Turabasuhuje mwese, amahoro y'Imana abane namwe mwese, amahoro atangwa na Yesu Kristo umwami wacu, kandi tubaha kaze ku ijambo ry'Imana, ku bakunda ijambo mwese, Imana ibahe umugisha. Uyu munsi turaganira umutwe w'amagambo uvuga ngo ibintu birindwi Yesu yavugiye ku musaraba. Ijambo rya mbere Yesu yavugiye ku musaraba, Yesu yaravuze ngo Mana yanjye ni iki kikundekesheje. Matayo ibice 27 umurongo wa 46 uravuga ngo maze ku isaha ya 9 Yesu aravuga n'ijwi rirenga ati Eli Eli lama sabakitani, bisobanura ngo Mana yanjye ni iki kikundekesheje. Hano Yesu yerekanaga ibyiyumviro bye byo gutereranwa n'Imana imushiraho ibyaha by'abari mu isi. Kandi Yesu yumvaga uburemere bw'icyaha, yabonaga gutandukana n'Imana ubuziraherezo. Ikindi kandi ibi byose byabayeho kugira ngo bisohoze ubuhanuzi buri muri Zaburi ya 22 umurongo wawo wa 2, havuga ngo Mana yanjye ni iki kikundekesheje, ukaba kure tuntabare, kure y'amagambo yanje yo kuniha kwanje. Ijambo rya kabiri Yesu yavugiye ku musaraba, Yesu yaravuze ati ubababarire kuko batazi icyo bakora. Luka ibice 23 umurongo wa 34 haravuga ngo Yesu aravuga ati Data ubababarire kuko batazi icyo bakora. Ababambye Yesu Kristo ntibari bazi neza ibyo bakora, kuko batamumenye nka Mesiya watumwe n'Imana. Kristo isengesho rye ryari kugaragaza impuhwe zitagira umupaka z'ubuntu bw'Imana. Ijambo rya gatatu Yesu yavugiye ku musaraba, Yesu yaravuze ngo kubwije ukuri uyu munsi urabana naje muri paradiso. Luka ibice 23 umurongo wa 43 haravuga ngo Yesu aramusubiza ati ndakubwira ukuri yuko uyu munsi turi bubane muri paradiso. Yesu ari ku musaraba yari abambanywe n'ibisambo bibiri, kimwe iburyo bwe cyitwaga Tito n'ikindi ibumoso bwe cyitwaga Demakusi. Muri iki gice Yesu arizeza Tito ko bari bubane muri paradiso, kubera ko Tito yarangije kwizera Yesu Kristo. Ijambo rya kane Yesu yavugiye ku musaraba, Yesu yaravuze ngo mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje. Luka ibice 23 umurongo wa 46 haravuga ngo Yesu aravuga n'ijwi rirenga ati Data mu maboko yawe niho nshize ubugingo bwanje. Aha Yesu abishaka atanga ubugingo bwe mu maboko y'Imana se, byerekana ko Yesu yari hafi gupfa kandi ko Imana yemeye igitambo cye, yitanze ku Mana atagira inenge. Abaheburayo ibice 9 umurongo wa 14. Ijambo rya gatanu Yesu yavugiye ku musaraba, Yesu yaravuze ati mubyeyi urebe umwana, nawe mwana urebe nyoko. Yohana ibice 19 umurongo wa 26 kugeza ku murongo wa 27 haravuga ngo nuko Yesu abonye nyina n'umwigishwa yakundaga bahagaze bugufi bwe, abwira nyina ati mubyeyi nguyu umwana wawe, maze abwira umwigishwa ati nguyu nyoko. Uhereye uwo mwanya uwo mwigishwa amujana iwe. Yesu ari ku musaraba abonye nyina n'umwigishwa yakundaga ari we Yohana mwene Zebedayo, wanditse ibitabo 5, ubutumwa bwiza bumwitirirwa, n'urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri n'urwa gatatu rumwitirirwa, n'ibyahishuriwe Yohana. Ijambo rya gatandatu Yesu yavugiye ku musaraba, Yesu yaravuze ngo mfite inyota. Yohana ibice 19 umurongo waho wa 28 haravuga ngo hanyuma y'ibyo Yesu amenya yuko noneho byose birangiye, agira ngo ibyanditswe bisohore rwose, niko kuvuga ati mfite inyota.
Yesu ari ku musaraba kugira ngo asohoze ubuhanuzi bwa Mesiya wari warahanuwe kera muri Zaburi ya 69 umurongo waho wa 22. Ijambo rya karindwi Yesu yavugiye ku musaraba, Yesu yaravuze ati byose birarangiye. Mu Kigiriki biravuga ngo ni tetelestai, bisobanura ngo byose birarangiye. Yohana ibice 19 umurongo wa 30 haravuga ngo Yesu amaze gusoma iyo divayi aravuga ati birarangiye. Yesu ijambo rya nyuma yavugiye ku musaraba yashakaga kuvuga ko imibabaro ye yose irangiye, kandi umurimo wose Imana yamuhaye gukora wari uwo kwamamaza ubutumwa bwiza no gukora ibitangaza no guha agakiza k'iteka ku bamwizera. Byarakozwe, byararangiye, birasohora. Yesu ari i Goligota amaze kuvuga iri jambo tetelestai, Yerusalemu umwenda wakingirizaga ahera n'ahera hahera cyane utabukamo kabiri, buri wese yigererayo. I Goligota na Yerusalemu bya birometero 9.